Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu cyacu, abari Burengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, turabasuhuje cyane mwese aho muri mwumve mwikaze kuri iyi Gisenyi Komisiyoneri na channel yacu ya YouTube. Nkuko rero mubimenyereye, iyi niyo channel ibagezaho imari zizewe kandi zigurishwa kuri makeya. Nkuko mubibona rero, hano hari ikibanza kiri ahangaha mu Buhaza. Nkuko mubibona, hano ni ikigo cy'amashuri. Murabona hano ni ahantu batangiye kubaka amazu meza cyane. Iki kibanza rero gifite ubuso bunini kabisa, kuko gihera uko muri kubona uriya mupapa ni haruguru ye gatoya naho abo bana bahagaze. Iki kibanza nkuko muri kubona gihinzemo itomati, kirashaka miliyoni 5 n'ibihumbi 500, ariko twanegosiya nta kibazo. Murebe rero, hari haruguru gato ni umuhanda, kandi hano naho hari umuhanda uzamuka ugera kuri iyi pariseri. Ubwo rero abantu mwifuza kugura iyi pariseri mwaduhamagara kuri 0783 28 240, cyangwa se mukaduhamagara kuri 0788 300 875. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, mukurikirane n'imbuga zacu z'imbuga nkoranyambaga zacu, mubashe kubona update zigiye zitandukanye. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Kingana gifite ubuso bugera kuri 220. Umuntu ugishaka nuko kingana kabisa.